Hello friend, mumeze neza. Okay, reka uyu munsi twongeye tuganire ku bijyanye n'ibyiza byo kunywa amazi ashyushye kandi ayo mazi akaba arimo indimu. Nuvuga ngo rero amazi ashyushye arimo indimu afite ibyiza byinshi mu buzima bwa muntu. Nk'uko twabonye kunywa amazi muri rusange ko bifitiye umubiri wacu akamaro, kubera ko hari abantu benshi bagira ikibazo cyo kugira isereri ndetse no kurwara umutwe kubera kutanywa amazi. Bivuze ngo rero aya mazi ashyushye yo arimo indimu afasha umubiri wawe, kuko mu byiza harimo ko amazi ashyushye ari indimu agufasha igogora, cyangwa se afasha kuba amara yakora akazi kayo neza ntugire ikibazo mu gifu. Ni ukuvuga ngo rero indimu ifasha kongera aside mu gifu, bityo amazi ashyushye arimo indimu afasha mu igogora ry'ibiryo no kurwanya ibibazo byo mu nda igihe urwaye cyangwa se mu gihe urembye. Ni ukuvuga ngo hari igihe uba wiye kumva mu nda yawe habyimbye, ntushaka, nta peti ufite. Bivuze ngo rero icyo gihe wifashisha indimu ndetse n'amazi ashyushye cyangwa se amazi y'akazuyazi, kubera ko mu by'ukuri aya mazi afite akamaro ku mubiri wawe. Rero gusukura, ni ukuvuga ngo aya mazi asukura umubiri, amazi ashyushye arimo indimu niyo turi kuvugaho, kubera ko indimu ifitemo vitamini C nyinshi ifasha umubiri gusohora imyanda no gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Ni ukuvuga ngo rero amazi ashyushye arimo indimu mu by'ukuri afasha umubiri wawe, nk'uko twabivuze ko afasha igogora. Ni ukuvuga niyo mpamvu iyo mu nda utameze neza, wumva mu nda wabyimbye cyangwa se wumva mu nda utameze neza muri rusange, wifashisha amazi ashyushye arimo indimu. Kongera ubudahangarwa, ni ukuvuga ngo vitamini C yo mu ndimu ituma umubiri uba witeguye kurwanya infection z'indwara arizo zose. Ni ukuvuga ngo rero ino mpamvu indimu ubwayo nayo ifite ubudahangarwa. Rero amazi ashyushye arimo indimu afasha uruhu. Indimu, kubera ko indimu ifasha mu gusukura uruhu no kurwanya kwangirika k'uturemangingo twayo, bityo bikarinda gusaza vuba. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu niba wowe utajya ukunda kunywa amazi ashyushye cyangwa se amazi y'akazuyazi arimo indimu, guhera aka kanya nakugira inama yo kugerageza kuyifata, kubera ko mu by'ukuri niyo wajya ufata igikombe kimwe ku munsi kiba gihagije. Niba wumva nawe utameze neza mu nda yawe, igerageza kandi ndabizi ko bizagufasha. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri icano, turagusaba gukanda sabone. Ikindi, niba ufite inyunganizi ushobora kuduhamagara hanyuma tukagufasha.